tubwire ikintu kibahisha umugabo n'ubu nyine atazi kandi mubana kutubuza kubana ariko cyarakugoye ni ikintu cyangoye kwakira cyajyaga kindakaza cyane ariko ubu ngubu n'ubu birandakaza ariko ibintu ukora neza kugira ngo urugo rwanyu rukomeze rube rwiza kurushaho nta n'imirimo yo mu rugo ikureba navuze mariage reka mbaze kano kubera ko kateje saga nshaka kukumva cyane neza abatukirize simbakirinze navuze ko tugerageza kubashya ibisubizo byawe ikintu wowe wumva ukeneye kumenya ariko icyo kibazo ukaba ucibaza ariko ugashyiraho ka limite ntukimubaze hari byari nk'ibanga nifuje kumubaza ariko izo zo yarabimbwiye ariko hari icyo taramubaza ngiye kuvugira hano ariko ni ukuvuga ngo ubwo itangazamakuru ryo ribidusabye biri ikintu cyakunaniye nicyo uzi ko niyo mikoro n'imikoro wawe ariko ukaba uzi ko cyakunaniye usitaragoringa nacyo ni icyo cyo kugerageza kumubwira pointi zanjye ntuje iyo nababaye iyo yababaye ahita acomeka mikoro. Of stories. Duhereye kuri wowe yego mu buryo mukora ibintu byanyu cyangwa se mu hariya yego ukunze kubazanya ibibazo noneho reka nanje mbabaze sitakibazo ko binsekesa niba kuri time wapanze itararenga no yarata no tubaza ibibazo bikomeye nta kibazo reka mbaze mpereye kuri Felix uramutse ugiye guhindura ikintu kimwe ku mupatena wawe wohindura iki bisaba gute ari nk'ikintu wifuje ko cohinduka kuri we coba ari iki no gerageza to be more confident akagira confidence hari ibintu byinshi afitemo impano ariko ataza abasha gushira hanze akirimita icyo ngicyo kiri mu bintu za mbere kuko hano gati twohishanye iyo tubajije gutya bino bibazo biba bigira ngo n'abandi bunguke uyu mudamu afite impano nyinshi zitandukanye ariko ntabwo zose ntiyashatse kuzishira hanze hari ibyo atazavuga ngo bije umusozi donc ari nubwo mubona avuga gutya ariko ari mu bantu bari shy yego ari shy icyo ngicyo no gihindura mbishoboye niki utekereza ku mugore wawe abantu bazabamufata cyangwa se bumva kutari ndatekereza ko bashobora kuvuga ko ashobora kuba yirata cyangwa se icyo bita kwiyemera sinzi ko twobyita impamvu ntekereza ko ari uko babibona nuko ari umuntu uhagarara kuri principles runaka ziwe yasetinze amahame agira amahame icyo rero kubera ko wenda tutakimenyereye cyane ahantu twagiye tuba no muri bene wacu n'ahandi umuntu ugifite wese akenshi bakunze kumwita umuntu wiyemera ntekereza ko icyo wenda icyo nacyo gishoboka ko abantu bashobora kukibona gutyo ni iki kintu ushobora kuba wewe warakuzeho kumva wabaye mukuru kubera ko umugore wawe yabigizemo uruhare iyo mbaje gutyo ubu mbwiye ngo nimbwire abantu tekinike nahoranye ariko nyine birumvikana mbese bino bibazo biza byumvikana both sides niko mbwiye icyo nshobora kuba yaramfashijeho kandi ndi proud yo kukivuga kubera ko nyine iyo umuntu yagufasha aba yaragufashije akwiye credit ziwe warazimuhaye kwanza kwa mbere utarakivuga nza narazimuhaye hari izo namuhaye hari izo nkiri mu ideni ariko hari n'izo namuhaye zabashikije ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere yamfashije kuba umuntu ugendera kuri gahunda nashoboraga gupanga gahunda nyinshi zose sinzuzuza ariko yamfashije kugendera kuri gahunda akavuga ati ibingibi ntuzuriranye kugira ngo bigende neza bukuyemo kino uzagikora ejo noneho ukore bino kandi byarabimushimiye cyane tubwira icyo kindi utaramuhera credit nawe ntakizi nadutungure icyo ntaramuhera credit mu by'ukuri ni umumama mwiza ni umudamu mwiza umuntu wese yakwifuza gutunga kubera ko afite karagiteri nziza arumva arubaha
mu by'ukuri muri rusange bya bindi byose twita umugore mwiza ndahamya kuko muri we ndi safe ni umugore mwiza. Icyo ngicyo mutumye mena ibanga ry'icyo nari kuzamubwira, ariko nyine ni byiza kuri mena nyine ubwarabimenye. Utumye mbaze ikindi kuri ico aho nutubaza ibibazo bisa njyewe mbaza ibindi. Ntugira ikibazo nihe situation woba wara overcome cyangwa se wavuyemo kubera we iyo utamubwira iyo situation yarakugoye cyane? Icyo kirasa na cya kindi nakabaye ndi umuntu utagira gahunda cyane cyangwa se uyigira ariko ugira ibintu byinshi. Icyo yarakimfashije. Ikindi ni iki kibazo iyo ngiyo wenda ni gahunda nari nshatse kuvuga nka challenge cyangwa se ikibazo wagize gikomeye yagufashije kuva mu bitamubwira iyo hanaza ariko ari ikibazo gikomeye yankuye mu siribateri. Cyo si cyo guhisha yankuye mu siribateri kandi nje bura nakoze ubukwe maze gusa n'ubwira imyaka nyine isa nkaho ya indi bantu batangiye kongorerana yankuye mu siribateri. Ndamushimiye cyane. yaho ni sawa arasaze musimba babibazo bisa. Oya nushaka wakomeza nibyo kuko n'ubundi niba arizo wateguye gato utegura ibindi ni ikihe gice gikomeye ni wewe ndiho mu buzima bwawe nawe cyagukomereye gushakana n'uyu mugabo? mbese ikintu cyangoye karabaza ibibazo bikomeye kweli washakanye nawe mbese numvaga gishobora gutuma tutabana. Urumva wakimenye mwamaze kubana kirakugora cyane kuba mwarabanye nawe? Subonike tuhishe ntago misha pe ndimo ndashaka kubitekereza. Ikintu cangoye twaramaze kubana ebana kirakugora cyane tuhishe kubera kubana kirahari wamuki tuhishe kandi ko ndakibona tugice ku ruhande. Ngiye ikintu cyangoye ntago n'ubundi niho nkimenya ntago cyari kutubuza kubana. Ariko cyarakugoye ni ikintu cyangoye kwakira cyajyaga kindakaza cyane ariko ubu ngubu n'ubu birandakaza ariko maze kugenda mubabarira nyine uko namenye ko nta kundi byagenda. Ni ibintu byo kudashira ibintu ku murongo nafashe amasampa intunganye. Bizwe mu izina ni imyenda ni imyenda ngo none dushyize abantu hanze hano nshobora gufata amasaha ndimo atunganya mu cumba ngafata garderobe ngapanga ibintu byose nkamenya ngo amatishati ari hari amashati ari hari amapantaro ari hari ibintu byose bihari ariko nyuma y'umunsi umwe gusa gahunda imwe gusa yabaye kaza nuko nyine ariko ibyo ngibyo sintekereza ko wenda niyo mbimenya mbere hari ariko wenda nari kuba naramwihanangirije nari kumwihanangiriza nyine kuko birangora pe kandi birangora biri genuine ntabwo ndi kuvuga ngo biroroshye. Mushize hanze ku bintu zo gupanga itonde cyaka iri kigukomera. Ni iyihe habit umugabo wawe agira ikugira umusazi? Apana tumaze kuvuga ikugira nk'umusazi ariko wize kwihanganira. Ingeso agira ariko wize kwihanganira kuko nyine umugomba kubana. Ikintu cya mbere urakara bitekereza kumva birasekeye sasa nyine birimo biransetsa. Hari ikintu urabona nyine ntago wenda navuga ngo ngira ngo amahame cyane ariko nyine hari ibintu numva tuba tugomba kugenderaho. Noneho rero ku ruhande rumwe ntago nyine nkunda kwentetininga ibintu ndi kubona bitameze neza. Rero n'umugabo ashobora kuba afite umuntu uri mu buzima bwacu kandi wenda nyine akaba hari ibintu afite twe tutemera urumva ariko noneho nyine nkamubwira ko se ni ukuri nkamubwira ko se ibi bintu uko uyu muntu ajya abikora bikakubangamira kubera iki ukomeza kwihanganira uno muntu afite agaciro kangana gute ku buzima bwawe kuko ukomeza kwihanganira ibintu nk'ibi ngibi
kandi mbona ari ibintu nyine n'undi nyuma usanga wenda bishobora kuba byakubabaje cyangwa hari abantu benshi bakorana batagira gahunda bamubeshya bamuvunisha mu by'ukuri bikamubabaza nyine ku buryo iyo turi kumwe avuye mu bintu nk'ibyo mbona ko byamubabaje none nkibaza ko se ibi bintu kuki utabyita amazina yabyo ngo ubwire umuntu ati mwene data turi inshuti ariko rwose ndashaka kuba responsible ndashaka kugira gutya zamaraho inshuti oya hari nta muntu navuze nimba hari umuntu uzi ko abikora ubwo nyine nawe yikosorere hasi yegeranye isuzu yikosorera hakuri afurimendi uwo muntu ikindi kintu ni ukuvuga ngo ari too careful nzinzi uko mbivuga mu kinyamurenge ni ukuvuga ngo aritwararika cyane kuri extent ishobora gutuma wenda nimba hari nk'ikintu twagomba gukora uyu munsi amahoro dushobora kuzagikoresha kubera ko akimara gisuzuma kandi rero mbese ndi umunyamakenga ndi umusuzuma areba ibintu byinshi aritwararika cyane ngiye nkumva nyine byabaye like too much nkamubwira ati rero n'ubundi aha ibintu bigeze ntacyo turi bumenye tutazi so tumushyire muri classe y'aba perfectionist naho ngaho rono kwisumbuye abantu icyo ngicyo kiza kigora bibaye ngombwa ko wiretinga nk'umufasha mwiza rimwe kugeza ku 10 niki cyatuma wiretinga wakwiha kangahe nawe kino ugiye kumushira hanze wakwiha kangahe kandi kubera iki ku 10 ikibazo yo nari nzi ko wenda bashobora kuretinga okay sinzi wenda ibintu byose biba bifite amanota atandukanye ariko nagerageza uko mbizi mfite nyine ibintu byanjye bitoroshye ariko ndagerageza kangahe banza wihe kangahe ukwiha kangahe ariko reka ndeke no kubisobanura kadeka kugira ngo mutanamenye n'ibyo ari byo reka mbisobanure ndabivuga kiravuga ngo ni iki kandi kubera iki wihaye ayo manota ikintu ni igiki tubwiye nakwiha nimba ndiwe nisubije hasi nimba ndiwe nihaye amanota menshi sindimo ndabimenya ariko ndakorera ibintu bibiri ntekereje nakiha 8 ku 10 arasinze cyane cyangwa uriyemera nari nzi ko ari bwisubize hasi ariko aho yakoreye ni sawa 8 aho yakoreye ni sawa nari nzi ko agiye kwisubiza hasi cyangwa akaja hejuru cyane ariko aho yakoreye hari sawa ndavuga ibintu bibiri ni ukuvuga ngo muri zimwe nyine muri karagiteri niko tuba tubivuga z'umutware wanjye aratuje cyane ni ukuvuga ngo niyo hari n'ikibazo cyabaye afite ukuntu nyine mujya muvugana mutuje bikagira ariko njyewe nanjye ndatuje ariko iyo narakaye iyo mbabaye yaguze mikoro hari mikoro acomeka mu rugo yo kuvugiramo iyo yarakaye uransebya none ni kuri nuzi hari ukuntu nyine ajyaho ibintu yaguze mikoro hari ukuntu amarangamutima yanjye yasheganyije nyine ibintu ntibinshimishe hari ukuntu mpita nze nk'itotomba nkakubwira ariko ntabwo ugenda ndakara umwanya muremure bigahita bishira gusa nyine mpita mbivuga aho ngaho byose uko birimo biranzamo kandi urumva ikintu uvuze kiri fresh cyakubabaje uvugira hejuru kandi ikintu cyo kuvugira hejuru aracanga mbese ndavuga akicara gutya akandeba akanyihorera noneho hashira akanya nyine natuje akambwira ati noneho bino byabaye hariho mikoro zishinze mu mago tugomba gukurayo nakoze amakosa nyine gukora iki n'iki ariko se mu by'ukuri buriya wari urimo urambwira wabonaga ndi bwumve icyo urimo uravuga kuri so rero icyo kintu nyine ndabizi ko ari ikintu nkora kandi kibi nyine mba ndimo no kwiga iyo mikoro si iwacu ishinze gusa mba ndi no kwiga no gukosora ariko rero biragoye uzi kuba warakaye ukaza kuvuga witonze kubera iki ariko nyine ndimo ndagerageza ngiye kukubaza ariko n'ubundi ndabikubaza da icyo ngicyo tugikuyemo ko ikindi kibazo cyavugaga ngo tubwira ikintu cyakunaniye nicyo uzi ko niyo mikoro kigoye umugabo wawe ariko
ukaba uzi ko cyakunaniye usitaragoringa naco ni icyo cyo kugerageza kumubwira point zanjye ntuje iyo nababaye iyo yababaye ahita acomeka mikoro kandi iyo narakaye not specifically ko ari we narakariye dushobora no guhura nawe ukankwaza noneho ukuntu nteye ntago ngira nyine izo mbaraga zo kugufesinga ngo nkubwire ko wangiriye nabi twagera mu rugo rero nza namutonganya ko ari we twagiranye ikibazo bate ko nkuriya muntu yari marakora bino bintu abona bimeze bite ngatongana ntashira kanyaga nuko nyine bigashira mikrofone igahita izima amabuye gahita ashira baza bakupa uzoshira umuntu kuzuba azagabanya ariko nanone ugabanyije bitaramushiramo byaba ari ikibazo ubundi uranza ukareka bigashira noneho amabuye ikiza nuko amabuye bikizima tubwire ikintu tuwahisha umugabo n'ubu nyine atazi kandi mubana urumvaga reka gamba baracafite kugihisha no kuvuga ngo tugiye kuzuza imyaka 7 mu kwezi kwa 10 tuzuza imyaka 7 ikintu namuhisha ntacyo ariko kibaye kinahari ubwo nyine yawe wahishe n'ubu nyine uza ukibumbatiye muri we yanze gusohoka ntacyo kuri we ni ukuri ntayo abaye nanayivuze twahita tugirana ikibazo kuko twavuze ko tugomba kubwirana buri kimwe oya ni ukuri kandi umunsi nzoterwa na diamond uko warukiza imana ngo ayikubwirira oya kibaye si Nyanza niba gihari ukivuge cyane kubera ko umunsi nzoterwa na diamond ukikamfataho ikintu nzomubwira no kuvuga ngo mvugisha ukuri pe icyo kintu nta gihari gusa kandi nanone kibaye gihari mbaye naragize iyo gahunda yo kugihisha none se ubwo nayo none iki ni cya mwembi mu rugo rwanyu mariage yanyije kuba ari nka company ari business wari kuba ukora iyihe role wari kuba ukora kahe kazi nagisubiza kandi koba kari profitable ako icyo kintu iyo role ubwiramo njewe akazi iyo reka mbere hano okay sawa yego mane ntago nzi position zo muri na company nkorera ya buri munsi tugenda burasita amazina ngo yitwa gute nishaka ibyo gucuruza inyanya cyangwa se ari ya Microsoft nishaka ibigizwe n'abantu batatu nishaka ibigizwe n'abantu babiri wowe ukora iki iwe yoba akora iki naba ndi umuntu nta zina ndi buvuge ntago nzi uko byitwa ushinzwe kumenya ko abakozi bose iyo company bahari kandi buri wese ari mu mwanya warimo arakora ibyo agomba gukora ntabwo umuntu ukora ibintu bibiri bitamureba kuko ufokasinga ku bintu bibiri kimwe kigapfa rero naba ndi umuntu making sure ko buri wese ari ahantu ngo aya ka supervisor ni kabi ariko naba ndi umuntu oya ntabwo ndi supervisor ka tubivuge mu kinyarwanda naba ndi umuntu nyine umenya ko buri wese ari ahari kandi ameze neza arimo arakora neza ariko ari mu nshingano ze bimureba okay njewe ni nacyo naringiye kuvuga si icya kabiri nafashe wari wambuje no kuvuga icyo we yaba akora sorry oya buri muntu wese ni iciwe ntabwo nyivuga nagiye kuvuga icyo nzi yaba akora njewe noba ndi umujyanama wa buri umwe wese muri iyo kampani cyo kintu cya mbere nkunda kujya inama muri kampani ndahamya yuko niyo kampani nubwo yaba yitwa iyanjye ariko ndi umujyanama wa buri umwe wese nije wogira umusaruro mwinshi still kubera kuko kuja inama ni ibintu nkunda icyo nari ngiye kuvuga ngo yaba ari brains nyine behind iyo kuko ni nabyo nkora mu buzima ubwonko bwe abukoresha neza nimba ari kwagutuza duhere hariya ni ikihe kintu ni ikihe kibazo uza wumva mwibanga ukeneye wobaza umugore wawe ariko utazumubaza ikintu wowe wumva ukeneye kumenya ariko icyo kibazo ukaba ucibaza ariko ugashyiraho ka limite ntukimubaze ariko mwibanga ukaba ukeneye kukimenya ndatekereza ko hari byari nk'ibanga nifuje kumubaza ariko izo zo yarabimbwiye ariko hari icyo taramubaza ngiye kuvugira hano ariko ntacyo bitwaye ntacyo nije ugikomojeho ni ukuvuga ngo ubwo itangazamakuru ryo ribidusabye ni ukuvuga ngo nza ntekereza kumubaza nimba yizeye ko azoja mu ijuru kuko tuza tuja mu kanisa nyine bakatubwira ibintu turi kandi nkabona turashoreranye kabona twese ko turagenda ariko nibajije
nibajije niba azoja mu ijuru nanki nzo kuvuga biriya twararangije bindi ngo ninde wari ex wawe bibyo navyo nari narifuje kubimenya ivyo zo yarabimbwiye sinkeneye kubijamo hano ariko icyo nico kindi kibazo naringira navyo bagazuvyifuza cyane nagazamubaza ariko naramubajije ivyo naje kubimubaza kandi arabimbwira nanjye ndabimubwira iki kibazo ni cyamwembi ni ukuvuga ngo kabisa ico cyo kuja mu ijuru nzacibaza urizeye koko warizeye koko cyangwa nyine ni kwa kuntu tuba turi twese nyine gitekereje cyane kandi wakibuyeho nagize nicyo gisegera ijuru nimba nshaka kumubaza namubajije okay sinzi wenda ntago nagipanze ngo mvuge ngo sinzakimubaza ariko wenda ikintu nakifuza kumubaza ese ngine kwa kariyo tubana mu buzima bwa buri munsi like ubona ndi umugore mwiza n'umubyeyi mwiza kuko dufite abana especially ku mubyeyi like kuyihe percentage cyangwa se nimba ari yarimwe kugeza ku 10 mbese abona ndi kuyihe level mbarije kimwe muzo narifite hano taco ngaho nagisubiza okay narigiye ko kikubariza kugira ngo mwembi mu gisubize nawaragiye ukimubaza umumbariza nagisubize ndatekereza ko nta muntu umenya byose ariko ico nshima kuri twebwe cyangwa kuri we nkuko yarabivuze nuko hari struggle tugira pe kuko nigeze kubivuga hano turi kuri Afrimedia nukuvuga ngo iyo ushatse ufite struggle zo kumenya urushako wabyara ukagira struggle zo kuba umuvyeyi umuntu mubanye nabo iyo relationship yanje nawe ukagira struggle yo kumenya niba ubanye umubaniye neza urumva buri kimwe kiba gifite struggle yacu ariko ico nshima nuko nundi turi ari ibintu biri progressively bese tugenda twiga umunsi ku wundi ariko so kuvuga ko byose tubitunganye nko kureraho ni ibintu biri sinzi abandi bazotubwire nimba barabishoboye ariko mbona ari ikintu gikomeye cyane kuko uko bukeye nuko bwije umwana agenda kopi ibintu yiga ibintu bitandukanye kandi byinshi akabikura ku bavyeyi ibindi akabikura no hanze ivyo ngivyo rero iyo bihuye kugira ngo tubashe kwegeranya iyo situation yose biba bigomba gusaba imbaraga z'abavyeyi navuga ko tugerageza aragerageza ariko simpamya ko ari 100%. Gufata umwana tukamuha umwanya wacu nk'abavyeyi be bamurera yego niki kintu tekereza ko ukora neza aradukirize simbakirinze navuze ko tugerageza twubashye ibisubizo byawe koga neza ngo twubashe ubwiza bwawe twubashe ibisubizo byawe akabazo ka nyuma ni iki kintu utekereza ko ukora neza muri mariage yanyu kuruta umupatena wawe ibibazo birahari byinshi nabivuge birahari ngiye nkora neza kora neza kukundusha tukomeze kumukopeza umureka avuge wenyine sinamukopesha ibintu dushobora kuba duhuriyeho cyangwa bindeba kora neza muri mariage navuze ubuzima bwa mariage bwo kubaka urugo kubungabunga urugo ibintu ukora neza kugira ngo urugo rwanyu rukomeze rube rwiza kurushaho nta n'imirimo yo mu rugo ikureba navuze mariage ibintu nkora neza kugira ngo urugo rwacu mana yanjye okay kumurusha uko hariho na tugira ikibazo kugira okay njya mwibutsa igihe cyo gusohokana abana nzo mwibutsa igihe cyo gutwara abana out kuko nzi ko ari inyungu bibafitiye urumva aho izo si inyungu z'urugo izo ni inyungu z'urugo ikindi ikintu murusha nimba turimo wenda turapanga tuvuga wenda nk'ubu ngubu dusigaye dukora nk'ibiganiro bya YouTube n'akazi n'ibindi hari gema mufite gahunda nyinshi kandi n'ugira gahunda nyinshi kundusha ariko noneho iwa kazibagirwa none ikintu murusha ni ukuvuga ngo nyine nzangerageza uko nshoboka ngo basi ku cyumweru menye ibintu dufite kuzokora muri ico cyumweru byabibye kuko nibye ntago ajya byibuka nyine yibuka bike bindi nyine bikamucaho ya gahunda rero kumufasha kumenya ngo kuwa gatatu twaravuze ngo tuzajya kuri Afrimedia none nimba umuntu arugiye kumubwira ngo ejo muzabonana rwose nyine ubwo mushyira ndi masaha cyangwa se ntibikunze okay reka maze kano kubera ko kateje saga nshaka kukumva cyane kuri mwe nk'abantu muba mu bintu by'ingo iyo mugiye impaka
mu rugo ninde uzi utsindwa uzi utsindwa byanga bikunda ni jewe nije uzi utsindwa gute kubera ko ni ukuvuga ngo okay byaterwa n'amakimbirane yaturutse ariko nitureba ijanisha muri rusange percentage byinshi ndashobora gutsindwa kubera ya cakintu yavuze hari n'igihe iwa bakirakaye none jewe ico kintu gahita kibabarira nkamwereka nkaho jewe sa nutsinzwe iwa bakirakaye ariko bana gusa nutsinzwe gahita ntsindwa ntakubisiga niko bimeze gatsindwa kugira ngo ubuzima nyine bukomeze tuvuge noneho impaka zitarimo kurakara zatewe n'ikintu ni urugero warebye kuri Afrimedia bikaba ngombwa ko mugikomantaho muri opposite direction mutazumva kimwe ninde uzutsindwa muri ico gihe niwe kuko nanje kintu nabonye hanze nije wa mbere kuremera ibintu bitareba mwebwe mwenyine ahedani nije wa mbere kuremera zananirwa kuzumva iwagahita nyine asa n'umwigisha reka mbashimire kubera ko dukoze ikiganiro kitari kigufi ariko kandi mbashimire kubw'umwanya wanyu nshimire mwebwe mwakurikiye Afrimedia live kugeza kuri uyu musozo reka mbaheze ijambo rimwe rigufi musezera abantu ubundi mbibutsa kuja kuri channel yabo turayipininga mu kiganiro The First Service podcast badufashe binyuze muri Afrimedia ubutabazi mugende rwose intervention rapide muyikora abantu mukeneye kubaka ingo abantu mukunda ibiganiro by'ingo aba bantu bazabikora neza kandi babirimo bien musozi ntangire so gusoza no kubasaba izo subscribe na shares muri ibiganiro byacu cyane ni First Service podcast nkuko babivuze ikindi kandi wenda ikintu nabwira abantu nubwo wenda twavuze ibintu byinshi mu rushako tukivugaho ibyiza tukivugaho ibibi tukavuga abagenzi bacu ariko ntekereza ko nyine wenda ikintu naje kumenya akenshi ari igihe tujya mu rushako tuzi ngo nyine intego ni ukugira ngo wishime gusa ntabwo umuntu ajya kubana n'undi kugira ngo ahore yishimye umunsi ku wundi ni byiza ibyo mukora byose bituma mwishima ariko nyine abantu bakire ko nimba ubana n'umuntu ni ikibanza ciza ubonye cyo gukura urumva mbese urushako rugenda rupointinga intege nke zawe rupointinga strength zawe rwerekana urumva nko mu rugo ntabwo bari bazi ko nza ntongana ngo nsakuze ko ntabwo nosakuriza papa cyangwa mama urumva ariko nyine ko urwego rwo kwisanzura kubera ko nawe wisanzuye kuri mugenzi wawe nabyo ni byiza bita biguhesha microphone hari ibintu nyine bizana muri wowe wamara kubyara abana bo no bazamba kuzanira mirware bakayitereka hano y'ukuntu umeze urumva rero urushako ni ahantu ho gukura ni ahantu haragustretchinga hatuma hari ibyo ureka bimwe byari binagufitiye inyungu ariko ukabireka kubera ko ntabwo ari inyungu zawe ni inyungu noneho zanyu so rero nyine abantu like babe maso stay focused mwenjoying igihe muri kumwe kandi nyine mwige kandi mwigire hamwe tukazaza uje kumva ibintu gusiga umugore wawe cyangwa umugore aje kwiga muze mujana mwigire hamwe mukurire hamwe wow okay nanje icyo navuga atanze inama ikomeye cyane y'abantu ku bumwe nanje nkunda kubitangaho inama iyo abantu bakoze ari umuntu umwe bagakomeza kwiga uko umwe abana n'undi cyane cyane imbaraga ntabwo ziba mu muntu umwe ziba mu bwuzuzanye iyi mbaraga jewe ubwanje naratimisha amafuti yagiye ntoraho hano iyo nza kuba n'ubumva nkiyakora ariko ndashima ko amaze kugabanuka kubera ko dukura imbaraga mu bwuzuzanye so icyo cyo kuzuzanya ni ikintu cy'ingenzi ikindi kandi iyo twaje hano nk'uko twaje kuri Afrimedia hari igihe ururimi goja uruhande tukaba twavuga nyine ibintu tutabasha kwakira ariko tuba tubitewe n'ishaka ry'imiryango kugira ngo turusheho kungurana rwose twavuga ngo umenye kuko umugabo wawe ari ugukunda cyane kuruta abandi bantu bose bo ku isi nawe wa mugore we umenye ko umugabo wawe ari ugukunda cyane nanone bizatuma mugira ko kwizera noneho ibintu bigende neza ese abantu bakunda abo bashaka niyo mpamvu no gushaka bakunda abo bashaka yego
ngayo nguko rero nitubakenera vuba bazogaruka abangaba ni abantu ni inshuti za Free Media Live muzandike nka kuriya mwanditse mu kiganiro cy'ubushize nimwumva hari ikintu batanogeje neza tuzakinoze. Mwari kumwe na Director Gabi ni kuri Free Media Live nk'ibisanzwe. Imana ibarinde. A world of stories.